Mwiruka kera? Mwiruka kera. Ese wari uzi ko afunze? Ngo? Name is Smart. Umwana w'ikinege. Umuryango wanjye wose warishwe uzize ubutunzi bwawe. Nibyo papa yavumbuye. Nabaye ubuzima bwanjye bwose ndi mu buhunzi. Gusa igihe cyanjye ni iki? Gusigasira gakondo yanjye. Mfite umupangu. My secret love story. Simbageze se ku kambagezemo. Oya ni hafi. Atawakoze. Nese kunsize? Thank you for coming. Shuna kazi byibuka. Mani ryagigera yereka Imana cyo guhura se tukayikiza ese bigeze Ah, Judy, salut. Ah. Ça? Como usa neza cyane se? Murakoze. Weekend ndabona muyiryohanye kabisa muvuye se? Gusa wowe ushaka kumenya ibintu byose. So we ntabwo ushaka kumenya ibintu byose. Imbaza urabiyobewe. Aha. None se ahubwo ubu ngubu uhagaze hano buri muntu wese umubaza aho avuye. Oya? Je ndibyago. Nyine ndumva ushaka kumenya ibintu byose. Ko namwe mwarasanamo gake gake genda mujomba na muke. Muvuye kwa mate. Fiance wawe? Zere ko hahiye nyine. Nanjye hari igihe uzakenera kumbaza, okay?
Simani umuntu umugabo nawe urajya kwitsimba bro. Gusa witsimbaga iki? Ni iki cyabaye? nyine urumva uriya mwana w'umukobwa twahuye muri situation itari sawa, niyo mpamvu nagaga nyine ko mpita mwiyereka direct. Wowe mwana w'umukobwa ko bari babiri. Uriya nshuti ahubwo uriya mukobwa wundi bari kumwe n'amore cya kinini se kigizagize kimeze uko ndamuzi se bavukana se baravukana ni mukuru. Really? Man, ko cyuzuye se Kimeze neza man. kiriya cyane abantu ushatse wanakinamo. Iyo gutavuze igihe turaziranye cyane birenze cyane ntabwo tuziranye. Ndamubona nte dati siporo ntabwo nari nyirutse ndi nawe. Siporo se nuzi ko ari ingenzi hari n'umuco mu muryango wacu. nayirukaga tukiri muri Amerika gukorana nawe uyikora. ndayikora njyenyine. Siporo ni ingenzi cyane. Kya gitekerezo wazanye cyari cyo kahise nari mbikumbuye nanjye bimaze igihe nihugiraho, ariko buriyo tubikoze nyine binyibutsa famiye umuco nkuko wantoje. Oya nibyo. Ese Isaac Preza uriya mukobwa mugiye kurongora uramuzi? uri kuvuga Judy? Tamuzi neza nasumva natereta umuntu tukagira aho tujya kufiansa yago namuzi. Umuryango we urawuzi? Ego ndawuzi wose. Umuryango we ndawuzi wose. Bara n'abantu twakuranye. Puri mubona na mukuru we twarakuranye. Uruvana kuntu kameme ntaba nazi umuryango we. Ababyeyi be urabazi? Ndabazi, baragendereraga n'ababyeyi banjye bakiriho baradusuraga. Ni famille zari close zegeranye bagenderanaga. Nyina uramuzi? Ya nyina ndamuzi, ari mu bitaro ararwaye ntabwo ameze neza muri no minsi. Ndamuzi cyane. Isese? Ise nawe ndamuzi. Yego. Umuheruka ryari? Ise wa Judy? Ise beruka nyiri umwana kuko yari inshuti y'akadasohoka ya papa wanjye. Niyo mpamvu nanjye naje kuba inshuti y'abari abana baratugendereraga cyane. Abahese kigiye muri ukira. Abahe ntubizi? Ariko dati umeze nkaho ari ikintu uri ku nkingo uri kumbaza muheruka kera. Umuheruka kera. Ese wari uzi ko afunze? Wamukurikiza ntabwo bari hari. Kubera ko mbonye wowe uziranye nande na Judy wabinkorera man ukamunyakira nimero zuriya mu sister mukuru. Ibaze ariko bakorashe mu bwonko. Mbonye ari sawa kintu. Washimuse muri umunawe none ngushaka kumutereta. Twana kwiyunga mane nta birenze. Nimba ntagikora biriya se hari ikibazo. Sigara umuntu agaruka mu buzima busanzwe. Ko nta Rwanda abana warushobora. Iki? Nako abonye ukuntu rumeze. Man. Menye utanze ariko. Okay. Courage kabisa. Ngenda renze bro. Mbiri cyane mana yanjye. Rero Rwanda rateretse byo tu. Bro, nanjye mba mbibona. Wowe nkoreye affaire. Unshakire nambaze gusa. Ubundi nkwereke ukuntu mvuga utumuti. Sibyo batuyemo hariya hirya ukuntu. Ubwo ndashaka kubanza nyine mbanze menye amakuru akora iki ataha gute azamwisitazaho one day. Okay, tugiye dusa. Arafunze. Papa wa Judy? Nawe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo arubizi? Ntabwo cyembisi. Kugeza utabajije umukobwa wawe? Ibyo ni ibibazo biri personnel ntabwo ari kugenda mugena afite time yo kumutereta ari byo bifatiye umwanya cyane kugira ngo bansindire n'umutima we kajya kumubaza ibyo ababyeyi be none anafunze nari kuba nkoze ikosa rye
ibaze mubaza ngo papa wariye kandi afunze ntari kuba nguye mu mutego ukomeye cyane ariko ntabwo nari ko afunze witonde rero kubera iki se ngomba kwitonda buriya muryango ugiye gushakamo utawuzi neza ni amakosa ariko ababyeyi nta hantu ntaho bahuriye n'urukundo rwanjye nawe oya ntuzi ko bigira ingaruka se ku rugo rwanyu mwubaka dad rwose ahantu ibintu bigeze njye na Judy ntabwo twasubira inyuma nimba ari nabyo ushaka kunyumvisha ntabwo bishoboka ababyeyi ntabwo batuma njye nsenya oya ntabwo ngira ngo bisubire inyuma ndagira ngo ugire ibyo umenya kandi biri ngombwa nuse wowe hari ibyo uzi basi ngewe ngo mbwire ubu reba procedure nigeze n'ubukwe njye kumwinjira mubaze gutya akaruhuka kandi nabandi gukora amakosa kandi nagakwiye kuba nari mubajije imbere naranabasuye ayo ni amakosa nakoze kuba ntajya mbasura nawe ubwawe ntabwo urabasura ibaze rero ibyo bintu byatuma rwose Judy urabona ko aracyari mutoya ashaka kwita amarangamutima musumba akahita ndakarira ariko wowe wamubaza bisanzwe uzi ko abana n'ababyeyi be ugatungurwa wenda no kumenya ko se afunze wamubaza utabizi ahubwo we agaheraho akubwira menya rero ko bariya bana bari aho badafite se arafunze kuva kera nturisi ikintu ndikibaza ni kimwe kuki we Judy we atabimbwiye nimba atarabimbwiye akumva mbimubajijeho impamvu ituma atarabimbwiye nuko afite impamvu yabihenze yari ubura se urumva yabyirata erega ntabwo ari inkuru nziza yo kuvuga ahubwo wowe ushaka umugeni ni wowe ushaka kumenya umuryango ushakamo ukababaza amakuru nk'ayo ugafata ibyemezo uzaba tugiye kubana nabo ikintu ari kumva ni ahantu bihuriye rwose n'urukundo no kubana njye nawe kandi excuse ndananiwe cyane mu mutwe mvuye muri siporo maze iminsi mu kazi tumbasha kujya koga nkaruhuka nkaryama sinshaka ibyo bintu bifata umwanya munini cyane mu mutwe wanjye kuko byatuma ntekereza nabi bigatuma mfata n'imyanzuro mpubutse cyari igitekerezo cyiza ariko dati oya ntabwo namubaza kandi afunze ariko urabimenye oya ntacyo kimubajije kuko wabimenye nabikumenyesheje ese ubundi dati ibyo bintu wabimenye gute kujeje ubundi umva se ahubwo nshaka kukubwira si byambwira wazazanye mati akareba mama nyine bakabonana akareba no mu rugo hari ikibazo si byo ngibyo ariko nyine ndumva ahubwo tukabiha umunsi nawe nkambwira akitegura nyine byiza no nshakaga kukubwira ndumva nyine twamujyana mu rugo mu cyaro ibyo ngibyo nta kibazo ahubwo twabipanga tukumva se yaza wenyine cyangwa yazana na papa sinzi nyine warabwira ukumva n'igihe nyine ushobora kumubwira ntabyumve papa warindiye ko dukora uko agasubira muri Amerika okay ntacyo uze kumuvugisha nyine ndumva njye naramubonye ariko mama ntabwo abizi rero wamubwira akaza agahura na mama twajya mu cyaro nyine ntacyo bitwaye pe okay ngajya mu kazi naho mu kanya ubwo ntacyo sawa ayiwe nabufasha baba we mwamfashije kuko baba we sinzi wamfashije kuko none se ndimo ndababara wabaye ikizi kuraho gahoro baba we none se yego ufite
ufite icyo kibazo umenya imitsi isobekeranye kandi mu kugendagenda nyine kuko bari ko bantegetse haguruka turebe ntabwo nabasha guhaguruka rwose we none se wageze hano ngo nari ndi kugendagenda nuko imitsi irasobekerana nuko bibazo kirongeye kirashikuye we ni hehe yewe kuraho gahoro we ni hano ye baba we gira gake ye baba we ararara ngaho reka ngo ibyo bintu wowe wabimenya gute? nyine muvuye muri Amerika kandi nkaza akaba ari njyewe ubizi ahubwo wowe utabizi kandi wararambagije umukobwa ukatumenyesha ko mugiye kubana. Data ugomba kwitonda mu bintu byose ushobora gusanga n'igihuha. Oya nk'umubyeyi ngomba kubimenya nkamenya umuryango tugiye gushakamo nkamenya niba umuhungu wanjye azubaka urugo rukamuhira rugakomera n'inshingano zanjye. Okay, fine. Gereka njye gukora dushe. Genda woge. Ndananiwe cyane. Ibi bintu ngomba kubikurikirana neza. Ese uriya mukobwa arafunze kuva kera hashize imyaka. Ngomba kumenya niba ntaho bihuriye n'urupfu rwa Nkunzi Rwanda. Arafunze. Ngomba kubikurikirana neza. Niko Aiza. Umva nkubaze. Arya sobako yitwa nde? Data ntabwo ndi kubyibuka neza hari kera. Ntabwo bizi. Ntabwo mbyibuka neza. Komereze. Ariko ikomeza gutekereza kuri ibyo bintu data. Bigiye gufatira umwanya kabisa. Komereze. Aho kanda gakeya ongera aho yewe we yewe baba we none se hano hose hari kukurya rega nimba ari imitsi yasobekeranye aho nese ndakugejeje hano umva narindi genda genza nuko ngeze aha ngaha numva biranze none wahaguruka nkugeze mu rugo urakoze we mfasha we haguruka ayiwe gira ku rutugu we data ayiwe gerageza nyine ugende ni hehe utaha mu rugo ntabwo ari kure ni hano hirya ubuse sindi kukugora oya nta kibazo ntabwo nagutakunze urakoze ni ukuri ese ninde wakuzanye nyine ejo nakoze impanuka ubwo rero muganga yarambwiye ngo njye ngendagenda kugira ngo nyine amagufa akomere nibyo nari ndimo rero ngeze aha ngaha rero ayiwe ndagerageza tugenda ayiwe oya humura nta kibazo gusa urakoze ni ukuri data we sekunde utabasha no kugenda ndi kwibaza ukuntu waba wageze hano ariko ihangane umva yewe bantegetse nyine kujya ngendagenda igihe numva mfite agateke yewe ariko rero ntukagenda utajyanye n'umuntu ese niyo hari kuko ye baba we fatira wowe aho kwifa yiba data we dore uhereye aha ngaha we ye baba we aho ye baba we yigosha yewe yigosha yewe dukomeze tugende urumva uri bugereyo se nyine mu rugo ntabwo ari kure wihangane rwose ungezeyo we ye data we nje ndi kwibaza hano hose hari kukurya umubiri byawe udahatse mukobwa mwiza
ewe yo shawe ongera ukandaho we ariko aha ndabona wagira ngo hanabyimbye ego we abyimbye kubera aho ndumva cyongeye gihagitikuye we wihute rero gerageza wihute ugere mu rugo ryawe yabara we kadupfe kugenda data we bahihangana bagerayo yego sha yababa we ari ukuntu bange nyine ngenza nukarambura ukuntu wenda ngenda uku nguku data we gutyo biragufasha biramfasha biratuma nkira vuba kuri we ayiwe